Yes, reka nkwakire ndetse nanaguhereza ikaze kuri YouTube channel we dusanzwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe ugatanga on notification kugira ngo amakuru tuzajya dutangaza yose ajye akugereraho ku gihe. Ya nta kindi kiri kuvugwa rero ni inkuru iturutse ku mashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga guhera ku itariki 6 z'uku kwezi, hari ku munsi wa gatanu mu gicamunsi nibwo witwa Ringo Queen warumaze iminsi avugwa mu rukundo na Regis Skit Afande Regis, ngira ngo abantu benshi baramuzi. Akaba yaragaragaye mu mashusho agiye atandukanye akwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe na Nizo wahoze muri Urban Boys. Aya mashusho rero akaba ari amwe mu bintu byatunguye benshi cyane. Bamwe batangiye gutekereza ko uyu Queen ndetse na Nizo bashobora kuba bari mu rukundo, ndetse nk'uko abantu benshi bagiye babigarukaho banabivuga. Gusa kugeza ubu ngubu nta gihamya irabyemeza ko uyu Queen ndetse na Nizo bashobora kuba bari mu rukundo, ariko burya akarenze umunwa karushya hamagara burya, kandi nanone akageze kuri social media kenshi na kenshi babivuga ukuri nubwo abantu bataba batoboye ngo babivuge. Abantu rero kuri imihanda bari kwibaza nimba Regis Skit cyangwa se Afande Regis imbwa zaba zongeye kumwonera cyangwa se yaba yongeye guhura n'akaga ko gutakaza umukunzi. Ni nyuma y'uko yaraherutse muri break up n'uwitwa Miki, ubu ngubu washakanye na Aga Promoter, bakoze ubukwe mu minsi mike ishize mu byumweru bibiri. Regis rero akaba ari umwe mu basore hano muri comedy cyangwa se muri sinema nyarwanda bari kugenda bagarukaho ko badakunze kuramba mu rukundo. Nta makuru ahari nk'uko nabibabwiye yemeza koko uyu Queen Ringo Queen na Nizo bashobora kuba bari mu rukundo, ariko burya gusohora video cyangwa se amashusho agiye agaragaza bari mu buriri ni ibintu bishobora kuba bica amayangi cyangwa se bishobora gusobanura ko bashobora kuba bari mu rukundo nubwo batarera neza babyemeze ko ari urukundo, babitangarize aba bakurikira. Reka twizere ko biri buze kuba amahire ku witwa Afande Regis, bikaba byenda byari bimwe by'abasitari babikora bashaka kugira ngo bavugwe cyangwa bagaruke kweho, kuko uyu Afande Regis ni umwe mu basore bagaragaye cyane mu maplanka cyangwa se mu mavideo agiye atandukanye ari kumwe n'uyu Queen, bagenda bavuga ko bakundana, ndetse Regis aza no kugaragara ajyana Queen iwabo ajya kumwereka ababyeyi abemeza ko ari umukunzi wiwe. Banavugaga ko bafite ubukwe ndetse bitegura kurushinga. Ngira ngo kubakurikirana imbuga nkoranyambaga muherutse kubona ikiganiro Queen yatanze avuga kuri prank Regis yamukoreye, avuga ko agiye hanze muri Amerika kandi atagiyeyo. Queen yemezaga ko nta wundi musore ari mu rukundo nawe uretse Regis. Si n'umwe rero wiyumvisha uburyo byaba bihindutse, kuko icyo kiganiro ngira ngo nta minsi myinshi ishize gitambutse, kuko cyanakozwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa mbere kurangiza. Rero ni ibintu byatunguye abantu benshi, ni ibintu byatangaje benshi, ni ibintu byashize benshi mu rujijo, ariko reka twizere ko biri buze kuba amahire mu ruhande rwa Afande Regis ndetse n'umukunzi wiwe, urukundo rwe na Queen ntiruze gusenyuka. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, reka ngusaba gukanda subscribe ubundi unatanga on notification kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, tujye tubagezaho amakuru agezweho muri entertainment, mu myidagaduro nyarwanda. Ndabakunda cyane.